ndagusubije kandi muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro uko mumaze kubimenyera baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe mugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko n'ubundi ifitanye isano no kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho tugiye kuganira ku ruhererekane rw'ihungabana mu rubyiruko cyangwa se no mu bisekuru dukunze kwita transgeneration trauma mu ndimi z'amahanga. Uyu munsi tugiye kubana n'umutumirwa uri budufashe kuba no gusobanukirwa kurushaho iyo nsanganyamatsiko, Professor Laurent Mutesa, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse akaba ari n'inzobere mu ndwara z'uruhererekane dukunda kwita genetics. Tugwaye ikaze Professor. Murakoze cyane. Mu Rwanda amateka ya jenoside yasize ibikomere byinshi mu bayirokotse ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko no mu rubyiruko ibyo bimenyetso by'ihungabana cyangwa se n'indwara zifitanye isano n'amateka nabyo n'urubyiruko nabwo rubageraho. Umuntu ashobora kwibaza ati se iryo hungabana urubyiruko rutabaye mu bihe bya jenoside bigaragara bite? Umuntu ashobora kubyibaza. Tunatangira ubwo rero tunasobanura kugira ngo nawe dukurikiye abashe kubyumva iryo hererekanwa ry'ihungabana turi kuvuga n'iki, nka ishusho rusange y'uburyo bihagaze, cyane cyane ko munakora ubushakashatsi. Twatangira mubwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Iki cyo ni ikibazo kuko tubanye nacyo muri imyaka irenga 32 ari ingaruka za jenoside cyane cyane ku barokotse, noneho n'ababakomotseho byagaragaye yuko bagira iryo hungabana. Icyo mwari waje cya mbere, ese buri ihungabana ni iki? Ubundi ihungabana, iyo tuvuze ihungabana mu rurimi rwacu ni ukubanza kubyumva neza ko ari mu mutwe. Mu mutwe hari umuntu ntabwo aba agifite ibitekerezo cyangwa se imitekerereze, imikorere cyangwa se uburyo umubiri nawe werekana uburyo uhangana n'ibibazo, biba bisa nk'ibyagize icyo kibazo cy'igikomere cyangwa se ihungabana. Ihungabana ni iki rero? Ihungabana ni uburyo umuntu wabaye mu bintu bibi bimugiraho ingaruka mu mutwe, bikaba byatuma noneho izo ngaruka zimugiraho ibimenyetso birimo ibyo ngibyo nari ntangiye kuvugaho, wenda dushobora kugarukamo mu kanya neza, tukabijya mu mizi. Birimo ibimenyetso byo guhungabana imitekerereze, ubwoba cyangwa kwigunga. Noneho ikindi bikaba byamuvaho bikamujya no kuba mukomotseho. Icyo gihe rero n'ibyo biba bitanye kuba ihererekanya ry'ihungabana. Ubikomojeho nibyo nk'uko usanzwe uri n'umushakashatsi, noneho kugira dutangire, se iryo hererekanwa riva ku mubyeyi rikajya ku mwana no mu bisekuru bikurikira bihagaze bite mu Rwanda? Ese yego nibyo koko. Nahera mbere na mbere namaze wenda gusubira inyuma gatoya ku bantu wenda badukurikiye mu bice bwa mbere. Narivuze muri aya mateka y'imyaka irenga 30 uburyo duhangana n'ibibazo byaturutse ku ngaruka kuri jenoside bikadutera izo ngaruka. Hajemo rero ikintu cy'uko twibaza, ese muri iki gihe kingana gutya ntabwo twagombye kuba byibuze dufite ubushakashatsi budusobanurira izo ngaruka. Ese izo ngaruka kuko nibyo kuko biziboneka muri abo bantu bakomotse ku bantu bagize iryo hungabana. Ibyo rero niyo mushinga nyamukuru twakoze tumazemo imyaka hafi igera kuri 18 tubikora. Icyo bita guhererekanya ihungabana rero biri mu bice byinshi. Hari ibice bigendanye, igice cya mbere ureye neza ni ibice bibiri bikuru nyamukuru, ariko bitanga ibindi bice byinshi bishamikiye kuri ibyo bibiri. Icya mbere kimwe nuko uhererekanya ibimenyetso.
ugahererekanya ukubabara, kwigunga, kwa kundi umuntu yahuye n'ayo mateka mabi ahora agaruka mu mutwe, kugira ubwoba bwinshi, kugira kutiyizera no kutumva ko hari icyo ushobora kwimarira. Ibyo ni ibice rwose tubonamo mu ndimi z'amahanga, usanga ari ibyo bita za depression, anxiety, cyangwa se lack of confidence, cyangwa se niko nabyita mu cyongereza, no kuvuga kutiyizera, kuvuga kudafite inoze. Noneho icyo twari dutangiye kuvuga aho ngaho rero, guhererekanywa mu bakomotse bigenda bite rero. Icyo ni igice cya kabiri, noneho gituruka noneho kuri babandi nari mvuze ibimenyetso nabyo ushobora kuza guhererekanya. Hari noneho muri ubu bushakashatsi wenda ushobora kuvuga mu buryo bwimbitse mu kanya wenda, uburyo noneho tusanga imisemburo yagombye kuba irwanya bya bibazo bituruka ku guhungabana k'umutwe mu mutwe, cyangwa se bya bimenyetso byo kwigunga. Iyo misemburo ikaba ari mikeya, umubiri utakiwukora nk'uko abandi bantu badafite ikibazo baba barimo kuyikora. Icyo rero ni igice cyitwa biology cyangwa se genetics, uburyo umubiri, kuko twese niko tubayeho ku isi, dufite mu mubiri ibyo bita imisemburo cyangwa se nakwita enzymes cyangwa se hormones, twese duhuza ku isi. Buri umuntu agize ubwoba, hari umusemburo uzamuka. Iyo wongeye kugabanuka ni ukuvuga ko ubwoba busa nk'ubushize. Ibyo bita za adrenaline zirazamuka bikamanuka. Noneho icyo ni ibice bibiri twumvamo rero. Ibyo rero tubibona mu cyo bita epigenetics. Epigenetics noneho ni uburyo ryahungabana rinyura mu turemangingo ndangasano, ariyo epigenetics, bigahererekanwa n'umwana wavuye umubyeyi rijya ku mwana. Ibyo bice bibiri rero byo twumva ibimenyetso, noneho n'ibigendanye n'imiterere y'uturemangingo ndangasano hano ushobora kuva kuri wowe wahungabanye ukabihereza mwana wawe. Ariho rero ubushakashatsi bwacu bwagiye bugaragara, ari naho tuganisha cyane. Mbere yuko nibaza ikindi kibazo cy'amatsiko ngira, hari abantu biri common mu byenda urubyiruko nkunda kumva cyane cyane muri iyi period ya commemoration, bakavuga ese uru rubyiruko basigaye bahungabana biba bimeze biti. Ndumva abantu basobanukiwe, ntabwo ari ngombwa ko umuntu aba yarabaye muri ibyo bihe bikomeye, kuko tumaze nyine gusobanukirwa ko bishobora guhererekana ibyo bimenyetso, ko akundi ishobora kugira ibyo bitekerezo bibi cyangwa n'amashusho agaruka n'ibindi bitekerezo bishobora kuva ku mubyeyi bikajya ku mwana. Rero tubifate, umva badukurikiye nabo bahita baboneraho ko ari ibisanzwe kuba abo bana nabo babigaragaza. Ngira ikibazo cy'amatsiko, ibyo bimenyetso cyangwa n'ubwo buryo bubiri utubwiye bishobora guhererekanwa mu rubyiruko, yego, cyangwa mu bisekuru, yego, bihererekanwa. Ubwo niba mwana nabibonye mu bushakashatsi, bihererekanwa kugeza ku gisekuru cya kangahe, cyangwa ni ku gisekuru cya. Reka mbere yuko nza kuri icyo gisekuru, reka tubanze noneho turebe ishusho uko bihagaze mu gihugu. Ubundi ubushakashatsi burerekana yuko mu Rwanda by'umwihariko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza ku myaka 25 rungana na 27% rw'abana bafite ihungabana, trauma. Ni benshi cyane, ni kimwe cya kane tugiye kubireba neza. Ni ukuvuga ngo kimwe cya kane cy'abo abana bari muri icyo kigero cy'imyaka bafite iyo trauma, ari nabo ejo bagomba kubaka u Rwanda. Urumva ni ikibazo rero, ni trauma. Biraturuka biragaragara yuko nubwo twahereye ku bushakashatsi bumwe tureba twibanda kuri abo bantu barokotse, abana bafite inuza, ariko buriya twese duhuza icyo bita human genome. Ni ukuvuga human genome, ni ukuvuga ni ikomatanyirizo ry'uturemangingo ndangasano ritanga ubushobozi bw'umuntu kugira ngo abashe kugira icyo akora, binyuze muri ya misemburo, binyuze mu buryo noneho n'ubwonko bukora. Iyo rero kuva tuyihuza twese, ni ukuvuga ko n'ikindi gice cy'abantu baba bagizeho ihungabana mu bundi buryo butandukanye nabo, kubera ko duhuza ya human genome, ibimenyetso ni bimwe. Niyo mpamvu usanga mu rubyiruko rusange bose tubonamo icyo kibazo rero. Ubwo ni ishusho nashaka kwerekana rya trauma uko ingana, sibyo, ariko biteye nyine n'inkeke bisaba yuko dugomba gushyiramo ingufu. Ikibazo wari wabajije rero ngo bihererekanwa kugeza ku bihe bisekuru. Ubundi nitwe ntabwo tubibara mu buryo bw'ibisekuru, ahubwo tubibara mu buryo
bw'ibimenyetso cyangwa se ibikomoka ku ihungabana bihererekanwa mu bisekuru. Kugeza ubu u Rwanda ruri mu bihugu bizaba ari mu bya mbere niko navuga birimo gukurikirana ibi bisekuru uhereye ku bayahudi bagizwe ingaruka na jenoside yabo yababayeho, aho byagaragaye ko intergenerational transmission cyangwa se ihungabana rihererekanwa ryagiye ryambuka ibisekuru bikagera ku bisekuru bigeze kuri ngubu kuri 5-6 kuva jenoside yabo muri 1945. Twebwe natwe bigaragara yuko bizahererekanwa muri ubwo buryo, ariko hari aho bigera bigashira bitewe n'impamvu nyinshi dushobora kuza wenda kuvugamo mu bigendanye n'uburyo habamo kwiyubaka, the resilience cyangwa se gukira, treatment, psychotherapy, noneho ugasanga noneho na bya bintu byabaye nk'aho biri stable cyangwa se bitagihererekanwa cyangwa se byahagaze. No muri ubwo buryo rero tubireba. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ni cya gatatu igisekuru cya gatanu, ntabwo tubireba muri ubwo mubare, ahubwo tubireba mu buryo ibyo bice nabivuze bibiri kare bitangwa bikaba byajya bivuye ku babyeyi bikajya mu gice cy'abana, noneho n'abana bazabakomokaho abuzukuru bikaba byabashyikira, no muri ubwo buryo tubireba. Ariko ugiye kubibara mu mibare ushobora kubireba kuko ubishaka mu gisekuru uti bariya bari ababyeyi yari igisekuru cya mbere, aba ni abakabiri n'abana babakomoseho, noneho n'abuzukuruza bikaba bibaye bine bigakomeza ubireba. Ubirebye muri ubwo buryo rero ni ukuvuga ko bibigize hamwe kandi tuzi ko bimwe bikira. Ndetse nibaza iryo hungabana se riva rikanahererekanwa byo umuntu ashobora kubaho atazi ko afite iryo hungabana cyane, kubera ko ushobora kuba utazi ko ufite iryo hungabana ukamara n'igihe. Ni nabyo byatubayeho muri u Rwanda bikina tuba ku bantu benshi. Bigaragara gute rero? Bigaragara mu bice byinshi. Tuvuge ushobora kubaho imyitwarire yawe ya buri munsi iteka irangwa tuvuge n'ibibazo byo kuba wumva ufite agahinda, ariko iteka ugahora urwana nako utazi ko ari ihungabana. Ibi ni ibintu bivuze gutya abantu benshi bahita bibuka ati koko nibyo ibintu bijya bitubaho. Cyo ni kimwe. Ushobora kubaho hari uburyo uhora ufite ubwoba, waba wumva wakora n'umushinga tuvuge warangije kwiga ushaka gukora umushinga wo kwiteza imbere, ukiteka ukumva ufite ubwoba muri wowe utafitemo icyizere. Bishobora kubaho birangwa noneho n'ibindi bimenyetso bigaragarira inyuma cyane, sibyo? Birangwa n'umutwe, kurwara umutwe mwinshi udakira, twigeze tubaho ukabura wivuza ariko abantu bakaguha imiti muri farumasi bakanyurayo bakafata imiti bakwandikiye ntibishire. Ibyo ni ibimenyetso none bigaragara no kwa muganga tuba tubona. Ariko none kugaruka muri icyo gice kinini cy'ubuzima busanzwe niho bigaragarira cyane. Ugasanga noneho hari noneho igihe bitangiye gukomera utabizi, ugasanga n'umuntu ugiye mu kujyana mu ngeso mbi, ari byo dukunze kubonamo n'urubyiruko, ugatangira gukora ingeso mbi z'inzoga, abantu bigira n'ibiyobyabwenge bigatangira kuzamo, ukahora ubijyamo utaramenya ko ufite irya hungabana. Ubaye kuguca mu ijambo ariko ubwo nagira ngo mpite mbikombera n'ikindi kibazo ubona kubaza ariko numva n'undi uri gusubiza. Ubwo natubwira n'izo ngaruka zose bishobora kugira ku muntu ku buzima bwa buri muntu mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yego n'ibyo bishobora kumushoramo n'ubundi wari utangiye kuvuga. Yego nibyo nanjye kuvuga yuko nyine ushobora nyine cya kibazo mwabazaga ashobora kuba warabayeho rwose igihe cy'imyaka myinshi utaramenya ko ubanye n'ihungabana urifite, kuzageza igihe ugize imana hari uwo bisobanukiwe, hari ukuntu se wicaranye n'umuntu ubisobanukiwe akavuga ati ariko ni ukureba niba nta kintu cyaba kigutera kuba ubayeho muri iyo myitwarire. Nari ntangiye kuvuga n'ibintu bigendanye n'ingaruka zose. Noneho tugiye rero muri izo ngaruka, noneho kuko ingingo nyamukuru ni urubyiruko akaba ariyo turebamo. Urubyiruko noneho nari ntangiye kuvuga hari imyitwarire ishobora kuba itajyanye n'imyitwarire muri sosiyete y'umuntu w'urubyiruko ufite uburere cyangwa se ufite
ushobora no kuba ufite ubwo burere ariko ikibazo uhura nacyo cy'imyitwarire sibyo nari nanjye kuyivuga harimo uburyo ushobora kuba wakira bimwe mu bintu bikubaho wowe ugashaka kubyikuramo mu bundi buryo tuvuge ushobora kuba uvuka nyine muri uwo muryango ufite ikibazo cy'uko umubyeyi yageze ihungabana ahora afite ako gahinda we ntanabikubwira ari nabyo bintu byinshi byakunze kubaho kutaganira n'abana ari nacyo kintu cyiza no mu bintu bimwe dusaba akenshi mu bigendanye no kwirinda cyangwa se uburyo bwo kurivura noneho wowe ukahangana nabyo ubanza urubyiruko rero ikintu cya mbere ubanzaga guhangana nabyo ukiri mu gihe gito cy'imyaka mito ujya mu ishuri aho ujya mu ishuri bikanakunanira ugasanga ufite icyo bita poor performance yo mu ishuri uburyo performing uburyo utsinda bikaba biri hasi bitewe n'iki iteka uhora usa nk'ufite ibibazo mu mutwe umurezi akagukubita umubyeyi akagukubita ugasanga ahubwo bo ntabwo bari gukemura ikibazo ahubwo barimo barashaka kuvura ikibazo mu buryo butari bwo bigahera aho ngaho bikazageraho noneho ushobora kuba utifitiye icyizere bya naho nanjye kuvuga urubyiruko wagombye ko yigirira icyizere ufite intego ushaka kwigiriraho uburyo bwo kwiteza imbere uburyo bwo kwiyubaka ugasanga iteka uhora ufite ikintu cy'ihungabana cy'ubwoba muri wowe bikaza kugeraho biza kugushora mu ngeso mbi zimwe na zimwe kuvuga ibiyobyabwenge ukaba ari bwo hantu uhungira ibyo bibazo bikaza no kugeraho noneho utangira no kugira aho birenga bikaba bishobora no kugutera ingeso mbi cyangwa se ingaruka mbi zishobora no gutekereza ibintu bibi tujya tuvuga nko kwiyahura kuva ari bwo buhungiro kumva utagifitiye twigeze kubona zimwe mu ngero wenda no mu Rwanda abana bamwe ari bato wenda biyahura twigeze kubona bibaho akenshi wajya kureba ugasanga koko ikibazo cyashoboraga kuba ari icyo ngicyo kibitera ni gute umwana ufite rwose imyaka hagati ya 18 kugera kuri 30 bakiri batoya yagira ibyo bitekerezo bigeze aho ngaho urumva ni kundundura aho ni kumwisha urumva rero izo ni ingaruka ziba zirimo ingaruka ariko gato imbere nanone icyo mwiyeze kubaza ese ushobora kubana naryo utabizi buriya ubwonko nabwo ni bwiza hari igihe budufasha mu bwonko hari ahantu habamo igice gidufasha kudukingira kuturinda kuba warinda ugaruka mu bintu bibi bituma ihungabana rikubaho bijya bibaho ukaba wamara igihe kirekire bisa nk'ibikurinda wibagiza ya mateka mabi yakubayeho uyibagirwa kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwa buri munsi iyo ubashe kubitsinda kenshi icyo gice kirimo mu bwonko ukagifasha ujya mu gice cyiza mu cyo bita resilience ni ukwiyubaka kudaheranwa kwiyubaka kwiteza imbere no kubona ko ugomba ahubwo ibya bintu bibi wabayemo bigutera iryahungabana kubirenga ahubwo mu buryo bwo kubitsinda no kuba ntibivuga kutabyibuka ukabona byibuka ariko bikaba bitakikugiraho ingaruka imbaraga zo kubaho bidakuyeho ku bya bindi bivuyeho ariko ukabona bizi tukanabyibuka nk'uko duhora twibuka muri iki gihe turimo ariko bikaba bitakikugiraho ingaruka cyo bita resilience none rero hari nk'udukurikiye cyangwa se n'abazareba iki kiganiro nibyo bamenye ko iryo hungabana rishobora guhererekanwa babonye bya bimenyetso udashobora kumva ko nawe abifite noneho yakora iki ubu ngubu nakora iki umuntu uri kwibaza nakora iki mbonye ibimenyetso nakora iki najya he byagenda gute harimo ibice nanone bitandukanye sibyo icyo nshaka kuvuga ni uko tuvuge ntabwo abantu bose bagira ihungabana ku buryo bumwe wenda ntabwo twabivuze ku buryo bwimbitse n'ubushakashatsi twakoze tukiri gukora ni uko ihungabana riterwa nanone n'uburyo kuko ubundi rirakira icyo ni icyizere tugomba gutanga rirakira ariko bitewe nanone n'igice hari ishobora kuba riri mu gice cyoroshye cyangwa se rishobora kuba rikakaye riri mu gice gikomeye bisaba ko n'abaganga kwa muganga bagira inyinuka basanga ari naho mwibazaga bagakurikirana uwo muntu noneho se iriri mu gice cyoroshye riba rimeze rite iriri mu gice gikomeye riba rimeze gute ntanga urugero rwumvikana kugira ngo abantu n'abadukurikiye babyumve mfata aya mateka yacu ibi turi kuvugaho umubyeyi
muri jenoside wagize ihungabana rikomeye bakamuhohotera mu buryo bwinshi, ari kumukubita. Igice cyane cyane ndi kwibandaho ni igice cy'ababyeyi babyaye abana muri 1994, ari nabwo bushakashatsi twakoze. Abana bagafata rya hungabana bakaba barihererekanya no mu babakomotseho. Nibwo bushakashatsi bundi turi gukora, twakoranye cyane na Vega. Noneho dufate nk'abo babyeyi, noneho akaza kuba yagize ihohoterwa ritandukanye, kumukubita, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, noneho na emotion cyangwa mu mutwe n'ihungabana ry'icyo gihe. Akaba yagize noneho hajemo n'ingaruka zinakomeye cyangwa se ibice uburyo yanyuzemo, uburyo yabyaye uriya mwana. Uzi ko muri 1994 n'ibitaro byinshi byakoraga, bakamubyarira mu bihuru, akirwariza kugira ngo abashe kwivana muri ubwo buzima bushaririye, n'umwana agakurana nawe. Icyo ni igice gikomeye cyane. Ufate noneho undi bitabayeho gutyo, wenda warokotse nawe, sibyo, muri ubwo ariko ntahure n'ibyo ubwo buzima bushaririye. Urumva ntabwo bizaba bimeze kimwe muri societe. N'ihungabana ntabwo ibimenyetso tubona bingana. Uriya rero w'igice gishaririye, ihungabana riba rigoye, riragorana cyane, riba rifite uburyo bwinshi ibimenyetso bigaragara, binatinda gukira. Naho wa wundi mu cya gice cyoroshye bice bikoroha. So ubwo rero twibaza n'iki twakora iki, cya kibazo ese yagana hehe. Icyambere kiriho nuko mbere yuko natekereza ko hariho n'abaganga cyangwa bagomba kugufasha muri ubwo buryo, hari uburyo noneho no muri societe ubayemo bira bintu bigushobora kubikira. Niba ikintu cyambere uwo muntu tuzi ko afite iryo hungabana, muri societe abayemo, abana n'abantu bamuhumuriza, baganira ibintu byiza biteza imbere, bishobora gutuma hibagirwa bya bindi, bagatekerezwa byinshi byo gutera imbere. Icyo gice cya mbere niyo bita psychotherapy cyangwa se uburyo bwo kumufasha mu buzima bwo mu mutwe bihereye muri societe abamo. Birakunda, bikanatuma ushobora no kwikuramo ibisubizo byo kurwana n'izo ngaruka z'ubwoba cyangwa se zimwe navuze zose, ukiri naho wonyine, ukiri aho mu gice kinoze. Ikindi hazamo ibice byinshi umuntu ashobora gukoresha nko kwirinda amagambo yakomeretse uwo muntu, amwibutsa bya bice nanivuze bishaririye yanyuzemo. Ibyo byose bigatuma umuntu ashobora kwikuramo ikintu kigendanye na ya resilience navuze, wa muti w'ingenzi ari no kuvuga ko ibisubizo by'umuti biba bituruka muri we n'abantu abanye nabo muri societe. Twarabibonye kenshi yuko hari n'abantu bongeraga kubona tugasena n'abantu mu gihe tukiri mu gihe cya gacaca, wenda babona abantu babiciye bikongera bikagaruka, bikwibutsa, cyangwa se twakongera gusubiramo mu nuza bikongera bikagaruka. Ariko uburyo bwo kubirenga nibwo bindi navuze, nuko habanza icyo gice cyambere cyuko ukoresha uwo mubiri wawe muri ubwo buryo bw'imitekerereze, bikabasha kugira ngo ubashe kwikuramo icyo gisubizo. Ibyo rero bihuza muri icyo gice mbere yuko tugera mu ikindi gice cya kabiri cyuko haza noneho ubufasha kwa muganga. Bihuza muri cya gice cyuko ushobora no gutuma ya misemburo yawe yari mikeya ikurinda kugira iryo hungabana, wongera gukora ikaba myinshi. Icyo bita rero ko ihungabana ubundi rirakira muri ubwo buryo. Noneho hari riba rimeze nk'aho ryabaye karande cyangwa se chronic cyangwa se ariyo PTSD. Ihungabana post traumatic stress disorder niyo PTSD buriya nirihora rigaruka, riba ari karande. Noneho iryo rero PTSD usanga uri bukenere noneho ko ukeneye n'ubuvuzi bwisumbuyeho, aho ujya gushaka babizobereyemo mu ndwara zo mu mutwe cyangwa se mu ihungabana ryo mu mutwe, ya psychologue cyangwa se psychiatrist, kugira ngo noneho babashe kugufasha muri ubwo buryo. Icyo gihe noneho ni nabwo hashobora kwifashishwa uburyo butandukanye bwo kugufasha uburyo ukira, ariko hashobora no kuzamo n'imiti. Hari imiti nayo ikoreshwa no kwa muganga dukoresha niyo wagize agahinda kenshi ka depression, kugira ngo ubashe byibuze kugaruka mu ntuza. Ariko nanone twumvikane ko ahangaha ubundi iyo tuvura indwara tuba dushaka kwikira, ntabwo ugomba kuguma ku miti igihe kirekire.
aba rero baba bafite no icyo kibazo cya PTSD cyangwa post traumatic stress disorder cyangwa se ihungabana ry'akarande. Ni byiza ko hazamo n'icyo kintu cya mbere navuze cyuko muri societe babayemo habamo icyo kintu cyuko babasha gufashwa nabo bifasha bagerageza kwifasha kugira ngo bikuremo cya kintu navuze cya resilience cyo kurwanya na bya bibazo biba biri mu mutwe aho ngaho. Ikoze cyane. Numva tunagana wenda ku musozo twasobanukiwe iryo hererekanwa ry'ihungabana. Kuri ubu umuntu wese ukura akurira mu muryango n'udafite wenda uwo muryango ababyeyi n'abavandimwe abafite abarezi naho twita akurira. Nubwo nyine iryo hungabana rihererekanwa nk'uko wabivuze karemano muri ibyo genetique bihererekanwa ku mubyeyi n'umwana, hari nk'icyo numva nakwita ubwo niko ndi kwibaza murambwira niba binashoboka icyakorwa kuri uwo murezi kuri uwo mubyeyi kugira ngo wenda kumire cyangwa agabanye niba ubwo bishoboka yagabanya urwego ryahungabana rye yarihereza umwana we. Niba ni iki mbese nshaka kuvuga ni iki cyakorwa n'umubyeyi cyangwa uwo murezi mu kugira ngo urwego rwo guhererekanya cyangwa n'uburyo umwana wazakira iryo hungabana. Icyo ni cyo kibazo cya mbere twanabaje dukora n'ubushakashatsi nicyo twashaka kugira ngo kuko twari kugira ngo dusubize icyo kibazo gikomereye urubyiruko mu Rwanda cyane cyane abarokotse n'abana bavutse ku babyeyi bagize ihungabana rikomeye kugira ngo dukemure ibya bibazo wenda abana bahura nabyo muri sosiyete. Niki cyakorwa rero? Ikintu cya mbere gikorwa rero nuko hari kubanza no kubimenya. Tugeze kuvuga ko ushobora kubana naryo utabizi. Icyo kintu icya mbere iyo banje kurimenya kuri rifite rihari no kumenya ko ibyo ngibyo atari we wenyine binabayeho ku isi bwa mbere. Ubwo icyo gihe ni intambwe ya mbere wakoze. Ni nacyo kintu twagerageje kugira ngo numara kuyimenya igikurikiraho haraza ingamba rero ziraza muri biriya bice twavugaga. Hari ingamba zituruka kuri we mbere na mbere, hari n'ingamba wenda zituruka ku bandi baza kugufasha nyuma, ariko ubushobozi bwa mbere bwo kugira ngo tubirwanye ni wowe mbere na mbere. Noneho tujye kureba mu burezi mu babyeyi bafite abo bana, icya mbere babanza twabanje gukoraho icyo nakwita akazi gakomeye cyane ko kubakoraho ababyeyi ni uburyo kubanza kuryumva no kumenya uburyo riherekanwa no kumenya ibimenyetso byaryo. Ugaza kumenya ko cya kintu cyakubagaho ari kimwe twahereyeho mbere, ugahora urwaye umutwe udakishira, ugahora ufite ako gahinda cyangwa ubwoba bwo kwitinyuka kuba wakora ikintu, umenye ko uwo munsi ibyo ngibyo ahubwo bituruka aho ngaho. Cyo ni intambwe ya kabiri. None iyo byageze ngano natangira kujya ni bice ku bice, ni icyo nakwita cyangwa se case by case, bitewe n'uwagize irishaririye n'utarishariye nibwo tutangira kureba ese ahangaha uri mu kihe gice, ese bivurwa gute, byafashwa gute. Noneho hagiye habamo porogaramu nyinshi cyane twakoraga icyo bita community engagement cyangwa se uburyo dufatanya nabo muri community kugira ngo tubashe kumenya ibyo bice birimo n'umuntu abiganire abitekereze avuga ati buryo bya bintu byahoraga bimbaho byaterwaga n'iki kibazo. Noneho wakumva noneho ubwo wabimenye biba bivuga ngo wasobanukiwe, ejo ugasanga mu gitondo uburyo witwaraga birahindutse, bitangiye kuza. Tufitemo rwose muri ubushakashatsi amakuru menshi yagiye abitwereka. Hakazamo icyo bita icyo gihe batangiye cya kintu navuga cyitwa resilience. Aho rero nicyo kintu cy'ingenzi gikorwa muri community hasi no mu mashuri. Abana rero kubana nabo bamaze kwigira hejuru bagiye muri za secondaire, icyo gihe nibo twakoraga n'ubu tukikoraho ubushakashatsi kugira ngo byibuze yumve ko bimwe mu myitwarire ishobora kuba yamushyira mu myitwarire mibi navuze, ibiyobyabwenge, inuzi, inzoga, bishobora kuba byaturukaga hari kandi atari wo murongo yagombye gukurikira, kubera ko imbere ye nakomeza imbere he harimo harapfa, ukabona hajemo impinduka y'imyitwarire. Ibyo rero byose urumva ni imyitwarire, ni mu kuganira n'ibiganiro biriho na porogaramu. Ugasanga rero na porogaramu zagiye zijyaho muri gahunda ya leta zitandukanye mu cyo bita mental health, mu buzima bwo mu mutwe, birunganira ibyo ngibyo navugaga. Aho rero nicyo gikorwa. Ariko muri cya gice gikomeye rero kiri bukenere yuko umuntu ahungabanye cyane, harimo za PTSD
zidashobora guhita zikira ako kanya, noneho habamo gukurikiranwa igihe gihagije, igihe runaka ukaba wakurikiranwa n'abaganga cyangwa se inzobere mu buzima bwo mu mutwe, abapsikologe cyangwa se abaganga babigizemo ubumenyi, psychiatriste cyangwa se geneticiste bashobora kuba babyumva kugira ngo bagusobanurire. Ugasanga wenda naboneraho nkababwira mu bushakashatsi turi gukorana none ubu ngubu, tugarutse muri bya bisekuru mwahoze muvuga, turimo turabona yuko ababyeyi mu gisekuru nyine bavutse babyaye abana muri 1994, niba twagize wenda igisekuru cya mbere icyo gihe, babyaye abana muri 1994 na nyuma harababashe kwiyubaka babyara n'abandi nyuma ya jenoside. Ubwo ni igisekuru cya kabiri, abo bana niho babarizwa. Ubu noneho muri abo bana nk'abavutse muri 1994 benshi bamwe barimo kugira nabo ababakomokaho, igisekuru cya gatatu, abo bita buzukuru. Aho dutangiye kubona ko ubu n'ubushakashatsi turi gukora ubu ngubu hagiye hazamo n'ikibazo conflict, hari n'ihererekanwa ry'ihungabana muri ibi bice bitatu, ibisekuru bitatu biri kugaragaramo, bishobora kudutera biteye ikintu cy'ikibazo cyo kwibaza n'inkeke, ese biraza kuzamera gute muri iki gisekuru cya gatatu n'icya kane kizakurikiraho, ese bizamera gute? Nibyo dukora inuza ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo tumenye ngo ese twabyirinda gute. Ariko nanone ngarutse cyane mu kintu cyitwa resilience, wenda tutavuzeho cyane. Resilience nubwo nayivuze ituruka kuri wowe, ariko ituruka no muri societe tubamo. Twe twagize amahirwe no kuba mu gihugu kirimo kwiyubaka, gifite iterambere riturinda kumva yuko wagombye kubuharira, bigatuma noneho abantu benshi basanga bakira, nubwo tubona ko yaturoma ikiri nyinshi muri rwa rubyiruko, ariko tubona yuko resilience yacu irimo nayo gutuma hatanga icyizere kubera societe. Murakoze cyane, ikiganiro kiryoshye ariko iminota nyine nuko, ariko turizera no muri ubwo bushakashatsi nk'uko bakomeje kubivuga, icya mbere ni amakuru n'abanyarwanda bakeneye kumenya ibyo biri kuva muri ubwo bushakashatsi, ibyo bisekuru byose. Numva nitwongera no kugutumira bwararangiye cyangwa hari byavuyemo muzadusangiza cyane, tuzadusangiza amakuru. Murakoze cyane. Ubutumwa rero minota mike wakomeje kubigarukaho, ariko ikiganiro cyacu nk'uko gifite intego yo kwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubungabunga no kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, n'ubuhe butumwa wagenera abadukurikiye tugana ku musozo? Icyo kiganiro ni ikintu twese abadukurikiye n'abatadukurikiye, ni ibintu tubana nabyo muri Rwanda. Icy'ingenzi ni ukukuramo wenda inyigisho twavuzemo hano, kugira ngo zirebe ko muri societe dusanzwe tubamo umuntu wese abasha gufasha muri ubwo buryo. Ubashe kuba afite iyo resilience bitamuriho, abashe gufasha babandi babashe kuba bagifite iryo hungabana, cyane cyane iryo rituruka kuri jenoside yakorewe Abatutsi, abarokotse cyangwa se abakomoka ku barokotse bafite icyo kibazo, cyangwa se abandi babanye naryo batari muri ubwo buryo bw'icyo kigero cy'icyo gice cy'abarokotse, ariko nabo bafite iryo hungabana, kuko ni muri societe imwe. Kuko niko nabivuze, duhuza twese ko maternirizo y'icyo nakwita turemangingo ndangasano ntago rutoranya. Ni ukuvuga rero na trauma cyangwa ihungabana ntago naryo riri gutoranye ngo uyu cyangwa uyu nguyu. Icyo rero ni ubwo butumwa bwa mbere natanga. Ubutumwa bwa kabiri ni uko abo bigiraho ingaruka bafite iryo hungabana, wowe ukaba ushobora kuba utabashije kubafasha, hari uburyo bwo kwegera babashobora kuba babafasha, ko izo serivisi zirahari mu Rwanda. Ahantu hose, haba no mu mirenge, hariho porogaramu zishobora gufasha abantu mu bigendanye no kwirinda ihungabana. Murakoze cyane. Turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro twareberaga hamwe ihererekanwa ry'ihungabana mu rubyiruko cyangwa mu bisekuru. Twari kumwe na Professor Léon Mutesa, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ariko kandi akaba ari n'inzobere mu ndwara zihererekanwa mu rubyiruko cyangwa se mu bisekuru. Twari kumwe rero kandi nanjye Melissa Keza umenyereye muri iki kiganiro. Turabashimiye, ibihe byiza.